ariko mu nkundire twinjire mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nyuma ya Rayon Day abareyo barongeye babona ikipe yabo bari bakeneye kumenya ibyo babonye muri Rayon Day batsinda Gor Mahia niba biri buze gukomeza abareyo kandi hagiye gukina match ku munsi w'ejo Rugaju n'ubundi bafite ibyishimo by'uko Mukeba yatakaje ibyo ntabwo rero ari ibanga n'ubundi mu Bukeba uzamwe bwo mu mupira bavugaga ko baje ngo kongera mu gusubiza isura umupira w'amaguru wo mu Rwanda kuko ikipe ya APR ititwaye neza cyane itsinda ibitego 5-0 umutoza ari ingingo Francis Christian yabanje mu kibuga Dande Junior umuzamu ejo tarakoza kenshi cyane hanyuma Ganijuru yari kuri gatatu Imana Emmanuel Kabanga ari kuri kabiri nawe captain Wakonda Matumona yari mu kibuga defense na Charles Tuplau hanyuma Mudera Kabara hagati mu kibuga imbere hari Ibrahim Mansur Jingaley hanyuma imbere yabo hakina Issa Djibriba uruhande rumwe rwatiyeho Boris Benu hanyuma urundi rutwa Antonio Atiso Kojoko CV hanyuma harimo arataka Rutahizamu Nizeyimana Mubarak imbere kabanze abarembaza abatsindwa ba siporo sibo bari bagororotse navuga ko aribo mu by'ukuri mutoza yari yanakoresheje mu mikino yabanje ya gishuti biragaragara ko ari Rayon Sport nshya kuba mu bakinnyi 11 umutoza amaze iminsi akoresha harimo abakinnyi babiri bonyine basanzwe mu ikipe ni Kabanga na Janisi abandi bose basigaye ko ari 9 abakinnyi bashya hanyuma haba kuri Jamus ikaba ariyo mperaho nibo n'ubundi bakinnyi bari babanjemo uburyo yari yagiye bakoresha ikipe ya mbere gakina igice cya mbere hanyuma wenda bose bari mu ikipe ya kabiri bagakina igice cya kabiri yewe no kuri Gor Mahia nibo bari babanjemo aba turi kubabona wenda kagena kuzamo bake bigaragara ko rero ni ikipe amaze iminsi yarateguye haba mu myitozo amaze iminsi haba mu mikino y'ishuti kandi buryo umutoza ari Francis ntabwo ari umutoza ukunda guhindagura cyane abakinnyi 11 babanzamo ukurikije ko yaba panze ku munsi w'ejo rero wavuga ko bari bagororotse nk'uko bivuga gusa benshi baravuga bati mu bakinnyi bose baguzwe utabanjemo wenda ku bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport bakavuga bati uyu Junior Kameni yakaba yari muri ibitekerezo by'abafana ari nacyo ngiye mbona kigora APR uziko APR ibyo abafana baba batekereza ari byo n'umutoza ahita akora ngo niba waramuguze ngo mubanze ariko urabona ko nyine umutoza twabonye Kameni cyane Kameni yaje n'ubundi yaje nyuma asa naho atakoze imyitozo ihagije na bagenzi be mu gihe Mubaraka yatangiranye n'abandi bakinnyi wareba no kuri fitness yewe n'umutoza akavuga ati ntabwo aragira kuri 100% cyangwa 100% kuba yatangira ikambanza ko Mubaraka kwandiriye ukabona ko Mubaraka mu by'ukuri ubwo ataratangira gutsinda ibitego ariko n'umeze neza ariko kandi mu Rwanda akavuga ati wenda muri ubu busatirizi nkeneye kujyamo na mu mukinnyi w'umunyarwanda akareba agasanga Mubaraka cyaba ari igitego cyiza ariyo mpamvu ubona ko ari kumuha umwanya wenda bitandukanye no ko abakunzi ba Rayon Sport bakifuza ko nyine agomba kujya atangiza ikipe irimo uyu Junior Kameni ariko turatwerebera hamwe impamvu atabanza navuga ngo rero ko umutoza mu by'ukuri yabapanze ku munsi w'ejo impinduka nyinshi zabayemo bijyanye n'uko twe twabonye mu mikino yabanje y'ishuti yari yagiye abikora n'ubundi ni ikipe yateguye mu by'ukuri mu mikino y'ishuti ayitegura n'ubundi muri Sekafa ariko biragaragara ko no muri shampiyona niko zayambukana n'ubundi ubwo azaba atangiye gukina imikino ya shampiyona azaba atangiye gukina imikino ya shampiyona Rugaju mu buryo bwo gupanga abakinnyi ni kimwe ariko n'uburyo bagomba gukina nacyo n'ikindi na konsita umutoza aba yabahaye ikipe ya Rayon Sport mu gice cya mbere cy'umukino ntabwo yabasha gutsinda igitego ariko hari ibihe by'ingenzi amatamporo yagiye igira mu mukino n'ikipe wabonye ifite yifite umupira ubona yanima gute yitawufite ushaka gute donc yatushe tactique na technique y'umuntu ufite notion kuri coaching n'iki wabonye muri Rayon Sport ku munsi w'ejo icyambere Rayon Sport bakwiye kwishimira cyanagaragaye muri iyi match nuko ikipe yabo yiteguye gukina cyangwa se kuba yakwentoza adversaire ibijyanye n'uburyo bw'imikinire iki ni ikintu kiba gikomeye cyane kiba kikwereka imyitozo bamazemo igihe ibyemezo bayifashemo icyemezo cyo gufata navuga ngo umwanzuro w'uko bagomba kuzaba ikipe yataka birasa n'ibyo twagarutseho mu kiganiro
mbabwira filozofi na ADN bashaka kubaka, aho mu magambo ya Rayon Sport uko bayidefinisa cyangwa se bayisobanuraga abayobozi bayo icyo gihe, ngana na directeur technique wa Rayon Sport na hari ingingo ndetse na perezida, baravugaga bati definition ya Rayon Sport ugiye gufata amagambo rero baravuga ngo ni react after losing the ball. Tugomba kugira reaction ako kanya tugitakaza umupira tugahita dushaka ukuntu tuwisubiza vuba vuba. Iyo ni R. Bakavuga bati tugomba kugira aggressivity. Iyo ni A. Aggressivity. No kuvuga ngo intego zabo zibumbiye mu magambo. Nuko bafashe ijambo reyo niryo basobanura muri ubu buryo. Se burya ni reyo. Ni reyo. No kuba react. Iya mbere ni react after losing the ball. Iyo ni A. Yego. Tugomba kureagisa nyine, tugomba guhita dukora reaction tugashaka umupira mu gihe tukiutaka. Icyo dukora nyuma gutaka umupira cyane. A ikaba aggressivity. No mwango no kuguhata gatuza. Ewan, nukugira makari, nukukwataka, naba nkufite ntaho ufite, ngomba nyine kugushyiraho navuga ngo imbaraga zose, ngomba gukoresha ingufu mu bintu ndi gukora byose. Ni kuba aggressive. Y ivuga yes attitude. Yes attitude. Nuko ngo bagomba kugira attitude yo kuba ibintu nyine bikunda. Yes attitude. Kumva ko ibintu biri bushoboke, kumva ko ibintu bari gukora biri buze gucamo. Kuba pessimistic. Bakaba yego kuva ko rwose birakunda. Nibyo rwose. Hanyuma cyizere ubundi. Oya optimistic. Hanyuma O ivuga offensive play. Umukino wo kwataka. Umukino wo kwataka. Aha ni ahandi rero twavugaga turi buze kuyisa cyane. Hanyuma iyi N kavuga never give up. Nta gucika intege, nta kurekura, turabyemera uko umukino urangiye. Keza reka Rayon Sport karasohoka. reka mpera aho ngaho mbanze nsobanurira abantu kuri tubacu ruganje wa Gacumi akisako kawa akaba avuga miliyoni 2 wakabonye se ageze se Gacumi na Gacumi na kimwe yabaye 11 harenza kandi gahumbi na 72 ikomere aho ko ndakunda ibihari ngo nibitaba 12 bisubire ku 10 ikomere ndimara ibihari. So ubundi ni iki gitandukanya amakipe? Umupira isi yose ni igitekerezo gishakirwa personnel cyangwa se abantu baza gukora ako kazi. Ntabwo habanza abantu igitekerezo wigifite nibwo ugenda uzana abantu bagwa neza muri cya gitekerezo. Terme ya hari ingingo se kuba no kubanza kugira plan. No kufise plan. None ugashaka abantu bazaza kugufasha kwegizita ya plan. Areka mbigufashe muri ubu buryo. Ndasubira muri match. Hano mfite impapuro umuzingo wa kera bari barabibagiye. Hano oya uyu muzingo nawe ukoze ndwaye nganira na hari izi mpapuro 3 izuri kureba zanditse imbere n'inyuma. Uri kubona tite yego iravuga ngo iki? Iyo yiteguye. Uri kubona imbere yego, uri kubona inyuma ndahabona. Uri kubona urundi rupapuro imbere uri kubona urupapuro inyuma uri kubona urundi rupapuro imbere uri kubona inyuma. Ibi ni ibiganiro nagiranye na hari ingingo urwaye ukavuga ndafata telefone yanjye anganira ukorewe yitego gani ukorewe yitego nta kintu na kimwe niyo mpamvu nidushima abantu tukagaya abandi ntakagire ubigira
ngo abanzi yibakunze oya na Rayon ntizatsinda match zose hari igizatsinda ariko what I like icyo ndikunda byibura igitekerezo kirahari reka ngwaye nk'urugero dufate umukinnyi watsinze igitego somera aba bakinnyi babiri hano hejuru aba babiri Muhoza munsi urahabona Elite aba bakinnyi babiri gusa byisomere sinange bivuga byisomere Muhoza dribble Elite dribble imbere gato yabo imbere yabo gato hano nagiye nshyira utuntu ko nagiye mbyandika nyine bagufatishije bagenda bihuta cyane yego urakoze cyane Muhoza Daniel kuri dribble na Elite kuri dribble hanyuma iyo bagize gute iyo bagufatishije fresh ikintu hari ingingo baziho niki barihuta cyane fata penalty yakorewe kuri Elite ikintu cya mbere yakorewe mu defenseur niki yabanje kuzamukana umupira arabanza aramutwara niki iyo ni dribble nibyo wese kumucenga amugejeje imbere arongera aramukatisha mu garongo kuri box amwinjiza hehe undi yakoze iki kuko yamusize nta kindi yagomba gukora no kumusobeka twara akihuta bivuga ngo hari ingingo ziprofile y'umukinnyi ari busimbuze icyo agiye gukora